ati mubwira ngo ndi Imana ikurenga ati ndi Imana itanze ingabo ati zenese enetaya ati kandi zene bosire ati niniwe dosayini ati mubwira ngo ndi Imana ati jasi wanyu mu rugo ati ndi Imana igabuye tasi enetaya ati ndi Imana igabuye ati kandi zene bosire ati ndi Imana ikugize inkingi zene mana we tasi enetaya ati ndi Imana ikugize inkingi ati zene bosire ati hari benshi mpaye agakiza ku bwawe atasi enetaya sire wijezi dosasi ataya sisi enetaya radokire Imana ivugane n'umubyeyi ufite ikibazo cyo kurwara umutima Imana ivuganye nawe ngo iramukijije radokire mando Jesi Imana ivuganye namwe ngo radokire mando Jesi izengurutse radokire mando isi yose igiye gukoza isoni ndyarya ziyoberanyije imbere y'Imana zikiyitirira ko zisenga kandi ari inkozi z'ibibi zigende bagasenga ariko bakitwikira amajoro bakajya kuraguza bagasenga ariko bakitwikira amajoro bakajya mu bidatunganye bakavuga ngo bagiye gusenga bafite iyo bagiye kwirarira. Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho mwerose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndihatuma Imana Concorde rikafata uyu mwanya ngushimira wakanze subscribe kadushyigikira tukatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwo bwa mbere dukurikiye ukayikandaho ngusabiye umugisha. Yego uyu munsi rero nkuko nabasezeranyije ko ntajya mbicisha irungu niyo mpamvu ndi kumwe n'abakozi b'Imana ndi kumwe na Muyizere Josiane ndetse na Mukeshimana Julienne nibo tugiye kubana muri iki kiganiro nta kindi kigiye kuduhuza uretse urukundo rw'Imana n'ukuri urukundo rw'Imana rurahambaye niyo mpamvu tuba turi kumwe hano kubera urukundo rw'Imana ndumva amavuta ndimo anyemeza kwirimba indirimbo 77 muzaga kizivuga ngo murebe urukundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihoraho twahinduwe abana b'Imana ihoraho dukwiye kubana amahoro tuzanezerwa cyane mu ijuru tuzaririmbana n'abera tuzambikwe kuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mu ijuru tuzanezerwa cyane mu ijuru tuzaririmbana n'abera tuzambikwe kuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mu ijuru tugirira ubuntu Imana ihoraho mu rugendo rwacu dufite utwoherereze umugisha mukiza tubashe kumenya rwose tuzanezerwa cyane mu ijuru tuzaririmbana n'abera tuzambikwe ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mu ijuru tuzanezerwa cyane mu ijuru tuzaririmbana n'abera tuzambikwe ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mu ijuru sinshaka gukorera abami babiri niko gukunda isi n'ijuru hariho abakunda ubutunzi bwo mu isi bakaburutisha ubw'ijuru tuzanezerwa cyane mu ijuru tuzaririmbana n'abera
tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo nta marira azaba mu ijuru tuzanezerwa cyane mu ijuru tuzaririmbana n'abera tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo nta marira azaba mu ijuru hariho abahamya b'urupfu rwa Yesu nibo barungurutse mumva Yesu ubwo yamaraga kuzuka mumva hanyuma yagiye mu ijuru tuzanezerwa cyane mu ijuru tuzaririmbana n'abera tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo nta marira azaba mu ijuru tuzanezerwa cyane mu ijuru tuzaririmbana n'abera tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo nta marira azaba mu ijuru no mu gihe tugendera muri iyi si tuyibonamo ibidushuka hariho dukwiye kunesha ibyo byose kuko ari ko Imana ibisha tuzanezerwa cyane mu ijuru tuzaririmbana n'abera tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo nta marira azaba mu ijuru tuzanezerwa cyane mu ijuru tuzaririmbana n'abera tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo nta marira azaba mu ijuru. Imana ishimwe. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane ngariko ngo murebe urukundo rukomeye cyane ngo twahawe n'Imana ihoraho ngo twahinduwe abana b'Imana ihoraho dukwiye kubana amahoro. Haleluya. Oya dukwiye kubana amahoro niba twemera yuko turi abana b'Imana tugomba kubana amahoro. Nishimwe. Yewe Yesu nuhabwe icyubahiro nyiribihe. Abana b'Imana barangwa n'urukundo bakwiye kubana amahoro mu bikomeye bakabana amahoro ayiwe ku manywa bakabana amahoro na nijoro umwijima uje nabwo bakabana mu mahoro. Rata Imana ishimwe. Haleluya. Oya ntabwo dukwiye kuryana nta nubwo dukwiye kwiremamo ibice igihe cyose duhora tugomba kuba turi abana n'Imana. Abahanuzi dukwiye kubana amahoro. Imana ishimwe. Abavuga butumwa dukwiye kubana. Haleluya. Twasonje dukwiye kubana amahoro. Imana ishimwe. Abatuvuga tugomba kubana amahoro. Haleluya. Ngo amen. Amen burundu. Dukwiye kubana amahoro. Imana ishimwe. Kuko twamaze kumenya umwami dukorera. Haleluya. Ko tutazamubandikanya n'iyindi mana. Kugira ngo dukwiye kubana amahoro. Mana ushimwe. Bayi wacu dukwiye kubana amahoro. Mana ushimwe. Intambara n'amashyari bigakurwaho. Hanyuma tukabagarira urukundo rw'abana b'Imana kugira ngo amen. Amen. Haleluya. Amen burundu. Imana ishimwe ngariko ngo tuzanezerwa cyane tugezeyo. Ngo maze ngo turirimbane n'abera. Haleluya. Ngo tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo ngo nta marira azaba mu ijuru. Kubona mu ijuru. Haleluya. Ayo twayarize turi muri iyi si. Imana ishimwe. Intambara twazirwanye turi muri iyi si. Haleluya. Nta marira azaba muri icyo gihugu. Nayo. Nta ntambara zizaba mu ijuru. Imana ishimwe. Tuzanezerwa cyane tugezeyo. Tuzahumurizwa imiruho n'imihate twahuye. Ayiwe. Imana igurwa amarira twarize tugeze muri icyo gihugu. Nuhabwe icyubahiro. Kugira ngo amen. Amen. Amina. Tuzasangayo. Imana ishimwe. Tasi si eneta yasirezo gredo sasi. Nta kwambara ubusa tuzasangayo. Nta buryarya tuzasangayo. Ntabwo. Na atasi eneta yasirezo gredo sasi. Nta magambo. Nta ntambara. Nta kubabara.
nta gupfa nta no gupfusha. Imana ishimwe. ariko Imana we Imana itugirire ariko Mana neza. ngo tugirire ubuntu Imana ihoraho. ngo mu rugendo rwa dufite ariko Mana ikugirira ubuntu ibibazo byazi gutabara. Mana turengere ikugirira ubuntu mu rugendo rwawe rutarangira. ngo twoherereze umugisha mukiza we. Haleluya. Imana ishimwe ngo tubashe kukumenya Mana. Oya Imana itwoherereze umugisha. Nubona umugisha w'Imana utaruzi Imana uzavuga ati iyi ni Imana ibikoze. Oya nucuruza bikemera uzavuga ati umugisha w'Imana waje. Haleluya. Rode kireme Nuzana bigakunda ni Imana ibikoze. Haleluya. Ushaka bikemera ni Imana ibikoze. Oya nzavuga ngo ni Imana ukaberwa tasi Imana numvanya abandi. Niwambara ukaberwa ni Imana ibikoze. Imana ishimwe. Ntabwo agaciro ni Imana ibikoze. Iyo niyo Mana. Ucuruza bikemera ni Imana ibikoze. Iyo niyo Mana. Kugira ngo amen. Amina. Iyo niyo Mana. Iyo niyo Mana nzakorera. 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 Niyo Mana. Iyo niyo Mana ariko iyo niyo Mana. Iyo niyo Mana nzakorera. Imana itajya ruswa. Iyo Imana itumva amabwire. iyo Mana. Imana idacisha inzira. Iyo Mana idasaba ubufasha. iyo sisi enetaya sirezo gedo sas enekuwa nekuta ya sirezo sasi enetaya. Imana itandukanye n'abana b'abantu. Imana idasaba ubufasha. Imana itagisha inama. Imana itagira ibyananirwa. Imana irwana ikanesha. Imana idatenesha. yindi yanabaye idatinya ingabo. Imana ishimwe. Iyo Mana yantabariye umuryango. Haleluya. Ya Mana yakurengeshaje nukuri yarabikoze. Ya yindi yagutabara n'uyu munsi ya yindi haleluya. Haleluya. Ya yindi utumvanye mugenzi wawe. Ntago nayumva. Ya yindi wiboneye n'amaso yawe. narayiboneye ubwanjye. Imana iturengere. Umva kuno bavuga. Ya Mana yavugaga ivugana n'abakerana n'ubu iracyavuga kandi iracyakora. Ya Mana yavugaga ivugana n'abakerana n'ubu iracyavuga kandi iracyakora. Ya Mana yakizaga ikazizana abarwayi n'ubu iracyakiza kandi iracyakora. Ya Mana yavugaga ivugana n'abakerana n'ubu iracyavuga kandi iracyakora. Haleluya. Mana ishimwe. Oya ntabwo ijya yivuguruza. Nta nubwo ijya ivuga n'ururimi. Nta nubwo ijya ivuga ubujajwa. Nta nubwo yitiranya amasina. Nta nubwo ijya iyoba inzira. Nta nubwo icisha inzira ngo ntabare. Iyo isa kubaza inzira ntabwo tuba twarakiriwe neza. Iyo isa kutabaza umuntu ngo iguhe agasura ntabwo biba byarasobotse. Ariko Yesu uri mwiza. Uratabara kandi ukarengera. Oya hashimwe Yesu utarabanura ku buranga. Oya ntabwo avuga ngo abanini nimuze abatoya ngo nimube mugiye hirya. Ahubwo Imana ireba igatabara abareba amarari. Igatabara ibareba neza. Itareba ku buranga. Ikareba ku biteye meka. Itarebye ku gihagarara. Ikareba n'ababandi. Itarebye abisi. Rodasi enetaya sirezo yarageze igafata n'ababandi bafite wishe dosasi. ati mwese ninjye wabari. Haleluya. Mana itareba uburanga nturebe igihagararo ntureba umuntu avuka nzajya ngukorera. Ayiwe Mana itareba uburanga nturebe igihagararo ntureba umuntu avuka nzajya ngukorera. Mana utareba uburanga nturebe igihagararo ntureba umuntu avuka nzajya ngukorera. Wewe Mana itareba uburanga nturebe igihagararo ntureba umuntu avuka nzajya ngukorera. Ireba ku mafaranga sinari kubonekamo. Ireba no ku mashuri sinari kubonekamo. Ireba kwambara neza sinari kubonekamo. Witeka ndagushimye nzajya ngukorera. Mana utareba uburanga nturebe igihagararo ntureba umuntu avuka nzajya ngukorera.
ayiwe nzayikorera mu mvura, nyikorera nariye, nyikorera nambaye, nyikorera naburaye, nyikorera banshima, nyikorera bangaya, banuka nyikorere, bankubita nyikorere, iyi Mana yacu. tasisene tayasire zenembo siene kukuwa dosasi iyo wita ku muryango mukamo ni wari kumenya izina ryawe. Iyo wita ku byaha byanjye ntabwo wari kumenya Yesu, ntabwo wari kunyibuka. Ariko nuhabwa icyubahiro Yesu, kuko wanyemeye ukangira inshuti yawe. utarebye ku miryango, utarebye ku mashuri, iyo uyareba ntitwari kuboneka. Iyo ureba tayenetaya zenebo siene kukuwa dosayini sase meni gororia taya siene kukuwa dosasi taya bini kwantaje taya siene taya siene zogredo sase. Iyo ureba tazene kukuwa dosasi ku mafaranga ntitwari kubona. Wagera mu miryango ntitwari kubona. Wagera ku buranga tayenetaya kuburanga ntitwari kubona. Ku mafaranga ntitwari kubona. Mana waraturanye turabibona. Rodokire mende Rodokire mende Rodovasiye donat Nekutaya zene Roremama yasiri donat Redokire Mana we Rodokire mende Mana ma taya sikia zomano zene basire Muzuko nakwita Yesu, sanse meni gorori muzuko nakwita basire nini we dosasi muzuko nakwita ibihe wije si dosasi taya sisiene sase meni gorori taya zene basire ni we sasi urakwase uri nyiri taya sisiene taya zene basire nini we dosasi taya zene basine kukuwa dosasi wije zitasi ele zene basine ni we dosasi none zene basire basire oh Yesu taya nini we dosasi taya zene basire nini we dosasi zene basire takire meni taya zene basire urera Yesu urera mwami urakoze nyiri ugira neza ndakumvise ni wamamare ni wamamare Yesu zogredo sas redokire taya zenebo netako nini we dosasi redokire ma ati nini we sas rezevova ati zenebo takire ma ati taya sikia ozomanda zogre wije si dosasi ati zene kukuwa dosasi ati meni jezi dosasi ati nini we dosasi ataya sisi zenebo ati zene kukuwa dosasi ati yewe zenebo redokire ma ati nini we dosasi ati yewe mwana wa ata siene taya ati nkubwira ngo ndi Imana rwose zene nunu wasasi zene bosasi ati nkubwira ngo ndi Imana ikurenze ati kandi zene bosasi nini we dosayini ati nkubwire ngo tasisi ene taya ati ndi Imana ikurinze taya uri rukundo kohererezwa amahembe 13 urakoze mu ati ndi Imana igeze mu gihugu cya Uganda ati zene kukuwa dosayini ati nkubwire zene vosasi zene kukuwa dosayini taya sisi ene taya ati nkubwire ngo ndi Imana ikumiriye ati tasi ene taya sire wije zi dosasi ndakumvura nyakuba ati zene basire ati nkubwire ngo ndi Imana ati kuri nza ya mahembe zene va ene taya ati nini we dosai ati ndi Imana ikubitire ati nini we dosasi ati ndi Imana yanze ko yakugira atakagushenjagura umutwe ati ukarwara zene sisi urware yo kuva amaraso mu mazuru Mana urakoze ukayimara na zene sire urakoze mu mwanya wanjye ukayimara na mesa atandatu urandengere ati nkubwira ngo ndi Imana ikurenze ati kandi ni we dosasi ati taya sire zogre dosasi wije zi dosasi taya sisi ene taya ati nkubwira ngo ndi Imana ikurenze ati ndi Imana itanze ingabo ati zene se ene taya ati kandi zene bosire ati nini we dosayini ati nkubwire ngo ndi Imana ati geze wanyu mu rugo ati ndi Imana igabuye tasi ene taya ati ndi Imana
wigabuye hagera Yesu ati kandi zenebosire ati ndi Imana ikugize inkingi nekutaya mana we tasi enetaya ndakubise ati ndi Imana ikugize inkingi mana ngira ati inkingi zenebosire ati hari benshi mpaye agakiza ku bwawe atasi enetaya sire wijezi dosase ataya sisi enetaya zenebosase ati nkubwire ngo zenebosire ati hari benshi mpamagaye ku bwawe ati hari benshi nkuyeho barangariye ati kubera wowe atasisi enetaya kandi zenebosase ati nkubwire ngo ndi Imana iguhaye agaciro urakoze ati mu muryango uvukamo ati nje gukora igikomeye mana hatinde ngererayo tokerebo nekutaya wijezi dosase taya sisi enetaya ati yeme bwoko tasisi enetaya nekutaya zenebosase niniwe dosayine ati ne enetaya ati nigiki tasisi enetaya sire gitumye muvuza induru zenebosire niniwe dosayine ati nigiki zenebosire gitumye tasisi enetaya wijezi dosase gitumye muvuza induru ati zenebosire ati mbabwire taya bini konteje vedosase ati cyo nagambiriye gukora kuri buri muntu ati ndi Imana izazikora ati kandi tasisi enetaya ati zenebosire niniwe dosayine ati ndi Imana yururukijwe no guhana ndetse no guhemba sisi eneva egati mana gera mu taya sisi ene kuko taya bini konta jevedosase ati ni Imana zenebosire yururukijwe no guhana ndetse no guhemba atasisi ene taya ati mbabaze ngo taya sirezo gredo sase ati niniwe dosayine ati mbese wava kuraguza ati ukongera ukaza kuraguza kuri nge ati kirusi kindi imbaraga tasi ene taya ati nico kigiye kumenyekana muri iyi minsi tasi ene taya ati ndagira tazenebosire ati mbabwire ngo senetsi kuwa dosase ati hagiye kugaragara Imana nyakuri taya zenebosire niniwe dosayine ati benshi mwishingikirije kubigirwamana by'iwanyu atasirezo credo sase ati abandi bagerageje ubwoko bwanjye atari ko zenebosase ati ndi Imana ireba ibigaragara n'ibitagaragara ati ndi Imana ireba ibihishwe ndetse n'ibitwikuruye ati kubera ko ndi Imana atasi eretaya sire atazenebosire niniwe dosayine ati zenebosase niniwe dosayine ati kandi niniwe dosayine ati ndi Imana ivuganye namwe muri aya materaniro atasisi enetaya wijezi dosase taya sikia somanda zo gredo sase ati ndi Imana itanze ubuzima ati kubambaye imbere by'ukuri ati kandi zenebosase ati zeni kukuwa dosayine ati nongera mbabwire itangazo ati mbabwire ngo zeni kukuwa dosase taya bini kota ati ndacyari ku ntebe y'imbabazi ati uraca bugufi rwose ati nanjye niteguye kumubabarira ati kugira ngo zenebosire niniwe dosayine muri iyi minsi igoye nzabane nawe kugira ngo murengere mu byago no mu makuba ati kuko ndi Imana ishobora byose taya sirezo gredo sase ati kandi yeme bwo ati zenebosase niniwe dosayine ati ndongeye ndabivuze tasire ati nimwongeze ibihe byo gusenga ati naho ibyago n'amakuba birabasatiriye ati nambara zikomeye ku buzima bwanyu ati na asasiene taya ati umwijyana ukomeye zenebosase zini kukuwa dosayine atari ko taya sirezo gredo sase Mana mbabarira atari ko ndi Imana ishobora byose ati uzaba imbere by'ukuri yanjye ati ndi Imana izamurengera Imana yavuganaga namwe Alpha na Omega itangiriro n'iherezo niwamamara Yesu nyaguhora ku ngoma Mana mbabarira redokira mandoze simeni yanse tokerebo nuhabwe itsubahiro kandi niwamamara urakoze Yesu ubwo muburo wawe nusirwe urakoze Yesu buriya ababyeyi uburiya abagabo burira abakobwa burira abana batoya uburira mu bari mu byaha urakoze Yesu dokiremeni dotaya nuhabwe itsubahiro mwami wanjye nushimwe mwami wanjye abawe wabamenye
wabamenye kera kandi ubafite mu kiganza cyawe. Mwami data wa twese uwumva akwiye kumva, ariko data umwana w'ubugingo mwami ntabwo ajya yinangira umutima. Hari igitumye ijambo ryawe rimanuka, reka buri umwe wese abona intsinzi mu ruhande rwawe. Rodekire mandoshe zimenigerere, reka bari gupanga kwiyahura nabo barengere, ubabwire yuko hakiri ubuzima Yesu. Reka mwuka wera wawe agenda ture mu mitima yabo, nabo barengere kubera yuko ugira neza. Rodekire mandoshe zimeniyanse, genda ugere ku bagabo bashaka gusenya ingo zabo biturutse ku buraya bagenderamo, abo nabo reka barebwe nawe. Reka data wa twese ubasange, mbabazi zawe ziganze. Ayiwe Yesu, n'abakobwa bari gusenya ingo z'abandi, rodekire mandoshesi, abo nabo reka ubafate mpiri. Rodekire menidotaya, ayiwe babwire ko kuva mu byaha aribwo bwenge. Rodekire mandoshesi, turagushimye yuko ugira neza, nuhabwe icubahiro mwami w'abami. Reka wemerera aba bantu bafite ikibazo cyo kuribwa umutwe, abangaba nabo bareka bakizwe nawe. Abangaba data wa twese bafite imisonga yo guterera mu matwi, reka nabo barengere mwami. Ugende ugere mu bihugu byose, witamurure nk'Imana. Dusengeye ubwoko bwawe buruhijwe, reka nabo mwami wanjye ubarwanirire, barwanire intambara zitoroshe mwami data wa twese. Abakugumyeho mwami wanjye muri iyi si mwami wanjye y'abazima, reka nabo ugume mu byabo, kandi n'abakuvuyeho mwami wanjye ubabwire yuko ari wowe ababera ubuhungiro, babwire yuko ari wowe mutabazi wabo. Reka mwami wanjye bakuruzi neza yawe. Rakoze kuri Imana yumva gusenga. Amina Yesu. Haleluya. Nyuma tutarakomeza, Imana y'amahoro hari ikintu imbwiye. Mana y'amahoro irambwiye ngo ntangarize buri muntu wese udukurikiye, cyangwa buri muntu wese turi kumwe, ibibazo by'amadeni byabaye igihe kirekire. Buri muntu wese urebye afite ikibazo cy'ideni, ariko Imana y'amahoro ivuganye nanjye, irambwiye ngo ntangarize abantu bagiye mu bibazo by'amadeni yarababujije. Irambwiye ngo benshi bagiye birukira mu bintu byitwa keya, kandi Imana y'amahoro yagiye batuma abahanuzi batandukanye. Irababwira ngo hatasi enetaya ibabuze iyo koperative, ariko bose bazirundiramo. Mana irambwiye ngo mbabwire ngo bari tasi enetaya, bari mu igeragezwa, ati kuko Zenebosireni niwe dosayine. Imana y'amahoro ivuganye nanjye ngo yari iri kugira ngo ibereke ko ariyo yabatumaga abahanuzi, ariko irongera irambwira ngo mbabwire ngo ni Imana ije kubishurira. Atasi enetaya, nubwo nta kintu na kimwe yitayeho, nubwo bamwe babyumvise bakizizisha, kabanga abahanuzi baravangiwe, abahanuzi babagezeho benshi bababwire bya mafaranga, ariko ni mwabyumva. Ariko Imana y'amahoro ivuganye nanjye irambwira ngo kubera ko ikiri ku ntebe y'imbabazi itanze igitamba kugira ngo mwishurirwe amadeni. Niko Imana y'amahoro ivuganye nanjye. Ntago yitaye ku bugome twagize, ntago yitaye kuko kwinangira twagize, ariko Imana y'amahoro idakiranirwa irambwira ngo ikuyeho gereza bamwe muri twe bari bagiye kwinjizwa muri gereza kurebera aya mafaranga, abandi babuze ubwishyu bagaterezwa ibya, ariko Imana ivuganye nanjye irambwiye ngo ikuyeho amagereza ku bantu babonaga gereza zibasatiriye ku kibazo cy'aya madeni. Imana irambwiye ngo yishakiye igitambo kuri aya mafaranga. Imana itugirire neza. Imana ishimwe cyane. Data wa twese ari kumbwira ngo mpereze itangazo abantu b'abakobwa birirwa basambana bakuramo n'inda. Imana ivuganye nabo ngo nibatava mu byo barimo, hari igihe kizagera amahirwe akaza ariko bashaka urubyaro bakarubura. Rodekire menidotaya, bashaka urubyaro bakarubura, ukabona urugo rwiza ariko urubyaro rugatuma utarubamo, bitewe nuko wamenye amaraso menshi, wirirwa ukuramo inda ko bukeye nuko bwije, zikuramo nibyo, ariko ingaruka z'icyaha ntizikuzira. Ntuzavuge ngo Imana nta kintu yakubwiye. Rodekire mandoshes irangije irambwira ngo mbwira abagore mwe muri kwirirwa gusambana mu maroji n'abagabo batarabaye. Mana ivuganye namwe ngo igiye kubaka abagabo banyu.
mwaname ku karubanda ubababarire Kristo uzaba wanamye ubeze bitewe no kutanyurwa bitewe nuko gukunda amafaranga yawe ushaka wanyurwa manu bahe kunyurwa basabiye umunsi ahari hawe hazaba hagiye kunyurwa Kristo radakira mando ntuzigera uza mu maso y'Uwiteka ngo ugiye kurira mana bahe kunyurwa radakire mando Mana yavuganye namwe kenshi mwinangira imitima mugiye gusenga bababwiye ngo mwihane ibyaha byanyu by'ubusambanyi murangije muravuga ngo abahanuzi bavangiwe kubw'ibyubahiro byanyu kubwo kwiperezanta imbere ya bagenzi banyu ngo batavuga ngo baragira ngo iki Mana ivuganye namwe ngo iriyiziye mu ruhande rwa buri umwe wese Imana iriyiziye ije gukura ihene mu ntama radakira mando Yesu uri umubyeyi urakoze radakira mando wagiye guca inzaratsi mugabo wawe umuhindura nk'ikirimarima kugira ngo uje urabona ukuntu usohokana na bariya bagabo radakira mando Yesu akahuva naho ujya ukahabura radakire uzabura hepfo ubure no haruguru Mana ivuganye dokere mando Yesu mana we gukora n'abantu bajya mu bapfumu radakira mando Yesu kandi barangiza bagasenga Mana ivuganye namwe ngo umwijima ntagukorana n'umuco radakire mando Yesu umwijima ntagukorana n'umuco niko kuri aho umwijima utuye umuco urahunga ukahimuka Mana ivuganye namwe ngo niba muzi yuko Uwiteka ari we Mana atokere bova mumutura ibibazo byanyu niba muzi yuko Nyabingi ariyo Mana yanyu mumugumane mureke kwikorera amakara yaka ku mitwe yanyu ngo muri kuza kuvanga amasengesho no kuraguza ntacyo bizabamarira radokire Imana ivugane n'umubyeyi ufite ikibazo cyo kurwara umutima Imana ivuganye nawe ngo iramukijije radokire mando Yesu Imana ivuganye namwe ngo radokire mando Yesu izengurutse radokire mando isi yose igiye gukoza isoni ndyarya ziyoberanyije imbere y'Imana zikiyitirira ko zisenga kandi ari inkozi z'ibibi zigende bagasenga ariko bakitwikira amajoro bakajya kuraguza bagasenga ariko bakitwikira amajoro bakajya mu bidatunganye bakavuga ngo bagiye gusenga bafite iyo bagiye kwirarira Mana ivuganye nabo ngo iraje Mana ivuganye n'ubwoko bwayo ngo ije gukina n'umwana w'umuntu radakire mando Yesu mahoro y'Imana bane nama asante Yesu